Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Nongeye kunezererwa Imana inyemereye kuba muri uyu mwanya mwiza wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndabashimiye mwebwe abakunda ikiganiro cya Saveur Divine kandi bakunda no kudukurikira. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka kubanza gushimira bene data. Ndavuze ndahereye muri iki cyumweru, ahubwo mu cyumweru cyashize ntabwo nakoze audio, ariko ndabashimira ku bwa audio mwakoze zivuga ku kwera, ko dukwiriye kwera mu ngeso zacu zose nk'uko data wa twese uri mu ijuru waduhamagaye ari uwera. Nahereye kuyabanje kugera ku yo hasi z'ikinyarwanda z'igifaransa, ko Imana yanshoboje ndazumva, ndafashwa, ndanezerwa. Ndabashimiye bakundwa bene data dufatikanije uyu murimo kubw'ibiganiro mwakoze mu cyumweru gishize bivuga ko dukwiriye kwera. Imana idushoboze gukomeza kwera ari twe ubwacu ndetse n'abadukurikiye. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nari gutambuka ntabivuze, mwarakoze, narafashijwe. Hanyuma none muri kino cyumweru turimo turavuga ku bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Bakundwa bene data, bimenyetso by'iminsi y'imperuka birahari kandi ni byinshi cyane. Niyo mpamvu dukwiriye kwera. Abahamagawe dukwiye gukomeza kwera. Imana izadushoboza gukomeza kwera kuko nayo ubwayo yo yaduhamagaye ni yera. Ariko turi mu minsi y'imperuka. Ibimenyetso by'imperuka birahari, biragaragara, nk'uko turi kwifashisha amagambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice ni 3 uhereye ku murongo wa 1 turageza ku wa 5. Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Imana idufashe. Ahasoza haravuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo nshuti mukundwa. Ngambiriye kukubwira uyu mwanya wa none handi butinde. Abameze batyo, abagaragarwaho n'ibi ngibi tumaze gusoma, abacu babivuzeho bambanjirije muri kino cyumweru. Abameze batyo nshuti yanjye ujye ubatera umugongo. Mubambanjirije hari uwavuze ngo ujye ubegera ubabwire Yesu, kandi nibyo koko twahamagariwe kubabwira Yesu, tukababwira ko bakwiriye kwihana. Haravuga ngo ariko nubona bigoye, nubona batemera, nubona bidakunze kubakurura ubashyira Yesu, bikakugora, bikakunanira, ngo aho kugira ngo bo bazakujyane muri ibi ngibi barimo, ujye ubatera umugongo. Abameze batyo nshuti yanjye ujye ubatera umugongo. Hari igihe umuntu agira umugisha ugahura n'uw'Imana yareheje. Murabizi ko ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza ko nta muntu ushobora kuza kuri Yesu Imana itamureheje, atarehejwe na Data. Hari igihe ugira umugisha ugahura n'uwo Data yareheje.
maze wamubwira ubutumwa bwiza akabwakira anezerewe, bukagwa mu butaka bwiza akizera, ukaba ubonye umunyago. ariko nibitagukundira abameze batyo ujye ubatera umugongo. Kubatera umugongo ntabwo bitworoheye. Isi ni systeme igoye muri kino gihe. Iminsi ibaye mibi, kwikunda kurahari, kwikakaza, kandi bene abo bazi kuvuga. Yewe bafite n'uruvugiro, baravuga bikumvikana. Kubera iki? Ntibikagukange ko bavuga bikumvikana, wowe bikanga rimwe na rimwe kwisobanura ntubikunde. Nuko bari iwabo. Isi ni iwabo. Ariko twebwe abizeye Yesu turi abashyitsi n'abimukira. Niyo mpamvu isi itatwumva, niyo mpamvu abisi batadukunda bakatwanga, ntiduhuze nabo. Kubera iki? Ntabwo dufite ibyiyumviro bimwe, ntabwo dufite intego, umugambi umwe. Aho bajya naho tujya biratanye, ntibatwumva. Twebwe turi abashyitsi n'abimukira. Uhereye kera umushyitsi ntajya yisanga aho ari umushyitsi, ariko nitugera iwacu tuzagubwa neza, tuzaba amahoro. Rero kubabwira rimwe na rimwe biratugora. Twagira umugisha tugasanga umwuka wera yabasanze, Imana yabareheje, bakaza tugakomezanya urugendo. Ariko nibitagukundira nshuti mukundwa, wiyarure, wimenye. Abameze batyo ubatere umugongo. Imana y'amahoro idushoboze. Uzabishobora ute se gutera isi umugongo? N'abayoborwa n'isi kubatera umugongo uzabishobora ute? Hariho umuririmbyi wavuze ngo ibyo uzabishobora ute. Haravuga ngo ntibizakunanira ngo niba ufite umwuka wera. Haleluya. Ibihe tugezemo bizashoborwa n'umuntu ufite umwuka wera w'Imana. Kugira umwuka wera w'Imana bisaba iki? Mu yandi magambo, bizashoborwa n'abizeye Yesu, bamaze guha Yesu ubugingo bwabo. Iyo wongeye ugasoma none mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu bice 14, ugasoma umurongo waho wa 23. Ni umurongo nkunda cyane, nkunda kuvuga, nkunda gusubiramo. Haravuga ngo ni Yesu wabivuze ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, ngo na data azamukunda, ngo jyewe na data tuzaza aho ari maze duturane nawe. Haleluya. Ibi bizashoborwa n'uwizeye Yesu, n'umuntu wakunze Yesu akamwakira, akaba umwana w'Imana, akavuka ubwa kabiri. Kuko bene uwo wizeye Yesu, Yesu araza akazana na data n'umwuka wera bagatura muri we. Ibyo uzabishobora ute kugira ngo utere isi n'ibiyirimo n'abayikorera umugongo? Bizashoborwa gusa n'abantu bizeye Yesu, n'abantu bihanye ibyaha bakavuka ubwa kabiri. Nshuti mukundwa unyumva, ndaguhendahendera kwakira Yesu kugira ngo ushobozwe nawe kumenya uko witwara muri ibi bihe bya nyuma, muri ibi bimenyetso by'iminsi y'imperuka turimo duhagazemo, kandi bigoye, biruhije, n'abantu b'Imana birimo bibagora. Ariko kugira ngo ushobore kubitera umugongo biragusaba kwizera Yesu, kugira ngo Yesu agushoboze, Imana data igushoboze, mwuka wera agushoboze. Uko iyo tumaze kwizera, ubutatu bw'Imana butura muri twe, tugashobozwa n'Imana. Uzabishobozwa no kwizera Yesu. Nicyo kizagushoboza gutera isi umugongo, nicyo kizagushoboza gutera umugongo abayoborwa n'abakorerwamo n'ibimenyetso. Imana igufashe mu izina rya Yesu. Paulo yaranditse mu rwandiko yandikiye Abaroma, ibice byaho ni 12, umurongo wa 1 kugera kwa 2. Habwira Abaroma arababwira ngo ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Aravuga ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Arangije ageze ku murongo wa 2, ndagira ngo muwiteho. Aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye n'abagaragazwa cyangwa n'ababonekwaho na bya bimenyetso, ntimwishushanye nabo n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose.
nshuti mukundwa, ndaguhendahendera gutera abameze batyo, gutera ab'iki gihe, gutera abishushanya n'isi ya none, ukabatera umugongo ugahindukira ugakorera Yesu. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Nicyo nari ngambiriye kukubwira, nicyo narije kukubwira, ngo abameze batyo ubatere umugongo rwose, abarangwaho n'ibyo bimenyetso. Ntiwishushanye nabo, ntiwifatikanye nabo, n'abatizera mudahwanye, ahubwo uhinduke rwose, ugire umutima mushya. Nibwo uzamenya iby'Imana ishaka, nibwo uzamenya ibyiza bishimwa n'Imana, niko gukorera Imana Data gukwiriye muri Kristo. Abameze batyo batera umugongo, uzabishobozwa n'iki? No kwizera Yesu Kristo, umwana w'Imana, ukihana ibyaha, kugira ngo Imana Data, Yesu Kristo n'Umwuka Wera bature muri wowe. Mana y'amahoro nibaha umugisha. Nubwo turi mu minsi y'imperuka, ibimenyetso by'iminsi y'imperuka ari byinshi, ariko humure, niwakira Yesu azagushoboza. Abameze batyo, abayoborwa nabyo, ubatere umugongo, wizere Kristo kugira ngo agushoboze. Mana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu.